uyu mubyeyi yitwa Sandrine Sheja Butera. 2.3 Kiss FM Kigali's number one hit music station. Nizere ko mbeze neza. Yamenyekanye cyane kuri Kiss FM. Twakuze tumufana mu kiganiro cyo kuri Kiss FM. Yakoranaga n'abandi banyamakuru b'ibyamamare batandukanye harimo nka Arthur Nkusi, Andi Bumuntu, Rusine n'abandi. Iki kiganiro gica kuri radio mu masaha mu gitondo ntabwo icyo tugiye kuvugaho muri iki cyegeranyo, ahubwo ngiye kubabwira ibintu bitangaje utigeze umenya kuri Sandrine. Benshi uvuga ko ari umunyamakuru kazi ufite ijwi rikunzwe kurenza abandi hano mu Rwanda. Nta kintu cyiza nko ku mubyeyi. Mana yanjye nicyo kintu cya mbere kiryoshye, nicyo kintu cya mbere cyiza. Uzi nk'iyo uri konsa umwana agasinzira mu maboko. Sandrine yatangiye gukora kuri Kiss FM ubwo yari igitangira gukorera mu Rwanda. Ubwo hari muri 2014. Kuva ubwo kugeza uyu mwaka wa 2024 yaragikora kuri Kiss FM. Ukoze igiteranyo usanga amaze imyaka 16 mu itangazamakuru. 10 muri yo akaba yarayimaze kuri Kiss FM. Mu mwaka wa 2016 Isheja Sandrine yarahiye kubana ubuzima bwe bwose n'umugabo we Kagame Peter. Ibindi byariye ku muryango w'aba bombi nabyo urabyumva muri iki cyegeranyo. Akandi kantu gatangaje ni uko Sandrine atigeze agira inzozi zo kuba umunyamakuru, ahubwo inzozi ze zari gukora mu ndege cyangwa kuba umusemuzi mu nama zikomeye. None se byaje kugenda bite ngo yisange mu itangazamakuru? Umunsi mwiza w'abakundana nshuti zacu. Uyu ngiye kubabwiraho kandi muri 2018 niwe wari ukuriye akanama nkemurampaka mu irushanwa rya Miss Rwanda. Nk'inkingi ya mwamba mu itangazamakuru mu wa 2020 yahawe ikaze mu banyamakuru bake bemerewe kubaza Perezida Paul Kagame ibibazo mu kiganiro n'abanyamakuru. Uzamubona kenshi mu bukangurambaga bw'ibigo bikomeye, ahandi akamusangiza amagambo mu bikorwa binyuranye bihuza abantu kuko ari umunyamakuru mwiza. Bikamworohera guhagarara imbere y'amagana y'abantu akamenya amagambo akwiye gukoresha mu gusobanura no kumenyesha uko gahunda zikurikirana. Uyu Isheja agwije abamukurikira kuri murandasi cyane cyane ku rubuga rwa Instagram kuko miruka amaze kugwizaho aba followers barenga igice cya miliyoni. Bivuze ngo igitekerezo cye gishobora kumvwa n'abantu amagana mu kanya nk'ako guhombya. Sandrine Sheja yagaragaye mu mashyushyu rugamba bari mu rugendo rwo kwamamaza umukandida wa RPF Inkotanyi ku mwanya w'umukuru w'igihugu 2024. Kuva kuri Radio Salus ukaza ku Isango Star ugakomeza kuri KFM kugeza kuri Kiss FM, Sandrine yakoranye n'abanyamakuru benshi. Ariko yagaragaje ko muri abo bose adashobora kwibagirwa umunyamakuru Arthur Nkusi bakoranye imyaka itari mike kuri Kiss FM. Ikiganiro cyabo cyaratwikaga cyane gikurikirwa n'imbaga nyamwinshi. Iyumvire nawe. Ejo nijoro nako ni mu gitondo dore ababyeyi turara twicaye. Ubu ngubu iyo mba mfite umuzamu mba naramwirukanye. Yari kuhakora iki se ko ndara wari kujya umenya ko saa 9 sinzi. Baye nka wa muzamu ati rwose mumfashe munsobanurire inzozi nanjye narose. Uyu munsi Arthur asezera kuri Kiss FM, Sandrine yarababaye cyane bitavugwa ndetse kwihangana biranga, maze ajya ku rukuta rwe rwa Instagram yandika hati: ubu koko ninde uzongera kunserereza, tuzagukumbura fo. Sandrine Sheja Butera yakoze byinshi, yageze kuri byinshi birimo no gukabya inzozi ze, kwiga kugira ku kigero cya masters, kwandika ibitabo n'ibindi bitangaje byose yagezeho. Ariko ngo mu buzima hari ikintu cyamunaniye kugeraho. Kimwe mu bintu byamugoye kikamuzonga bikomeye ni indwara ikomeye yarwaye ikamushyira mu buribwe butavugwa akimara kwibaruka umwana we wa mbere. None ubundi uretse ko umukunda kuri mikoro za radio, warazi ko Sandrine nawe yaragiye gutera ikirenge mu cyaba Ankostin, Philipita na Yago, Imana igakinga akaboko. Uyu Sandrine mubona kuri afite lisansi mu itangazamakuru n'itumanaho, akagira masters muri gender studies, ariko kandi ngo ntaranyurwa kuko vuba ngo arashaka gukora doctora mu bijyanye n'imitekerereze ya muntu. Sandrine ngo nubwo tumubona ku gasongero k'itangazamakuru umugore wubashywe kandi ukunzwe, tukaba dutekereza ko inzozi yarotaga yamaze kuzikabya. We ngo siko bimeze, ngo hari izindi nzozi atarakabya ndetse avuga ko hari byinshi akeneye kugeraho. Ibi byose maze kukubwira ushobora kuba utari ubwa mbere ubyumvise, ariko ibyo ngiye kukubwira byo nta gushidikanya, bimwe muri byo biragutungura ndetse binagutangaza cyane. Reba iyi video kugera ku musozo wayo maze umbwire muri komenti icyagutangaje kurenza ibindi. Ngiye wumva nitwa Aniki, nguhaye ikaze. Mbere yo kubabwira ibintu bitangaje kuri Sandrine Sheja Butera, banza ufate amasegonda make ukanda aho handitse subscribe niba utarabikora.
urakoze cyane, ngaho reka dutangire. Amazina ye yose ni Sandrine Sheja Butera. Yavutse tariki ya 5 mu kwezi kwa 9 1988. Avuka ari bucura mu muryango w'abana batatu, akaba ari nawe mukobwa wenyine. Mu mwaka wa 1994 muri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda, Sandrine yabuze papa we wiciwe i Nyanza ya Butare, maze basigana mama wabo wabaye intwari ikomeye. Araba rero uko ari batatu, barakura bavamo abantu bakomeye. Kuvukira mu muryango w'abahungu gusa byatumye Sandrine akura akunda gukina imikino y'abahungu gusa, ndetse akagira inshuti z'abahungu gusa, kuko ari bo yabonaga cyane baje babo kureba basaza be. Nubwo uyu munsi ari umunyamakuru ukomeye uri mu beza u Rwanda rufite, ariko uyu si wo mwuga yakuze yumva ari inzozi ze. Ahubwo we yakuze yifuza kuba mu bakobwa bakora mu ndege, ariko nyuma ngo yaje kubyitegereza neza, asanga abakobwa bahora mu ngendo bashobora kuba batabona umwanya uhagije wo kwita ku miryango yabo. Ubwo yahise abivamo, ahubwo atangira kurota noneho ari umusemuzi. Dore ko anazi kuvuga neza indimi enye: Ikinyarwanda, Icyongereza, Igifaransa n'Igiswahili. Ibyo gusemura rero nabyo yaje kubona ko atari akazi gahoraho, nabyo ahita bireka. Ahubwo amaze gukura, noneho yagize inzozi zo gukora mu itangazamakuru, akaba umunyamakuru ukomeye. Muri 2008 nibwo noneho Sandrine Sheja wari umaze gusobanukirwa neza icyo ashaka, yaje kujya i Butare mu cyahoze ari Kaminuza Nkuru y'u Rwanda, maze yiga itangazamakuru n'itumanaho. Akiri mu mwaka wa mbere, Sandrine yakoze ikizamini cyagombaga gutuma yemererwa kwimenyereza umwuga kuri Radio Salus, aragitsinda. Icyakora nubwo atari umuswa, ariko ku munsi wa mbere yikorana ikiganiro ngo ni umunsi wamugoye cyane, kuko yari afite ubwoba bwinshi cyane bukabije, ku buryo ngo bwanamukoresheje amabara. Aho ikiganiro ngo cyarinze kirangira akina indirimbo gusa, atigeze avuga. Uwo munsi nikorana, nashyizemo indirimbo gusa, nkabwira abantu ni noneho hagiyemo indirimbo iyi nahita nyikina, umva ntibingweho. Sandrine ubu ni umubyeyi w'abana 2 b'abahungu. Iyo umubajije umubare w'abana yifuza kubyara, akubwira ko yifuza kubyara abana 3, ariko avuga ko nta wamenya hazaza, ngo bishobora guhinduka bakaba bakiyongera cyangwa bakagabanuka. Gusa ngo we n'umugabo we kugeza ubu ngo batekereza ko babyara abana 3. Umva kandi kantu gatangaje: nyuma yo kwibaruka umwana wa mbere, Sandrine yarabyibushye cyane kugeza ubwo yongereho ibiro 20 byose. Icyo gihe icyo cyari ikibazo gikomeye cyane, kuko ngo byaje no kumutera ikibazo gikomeye cyane cyo kurwara umugongo. Aza kujya kwa muganga bamuha imiti, ariko mbere yo kuyinywa, mu makenga n'ubwenge bwinshi, aza kuvumbura ko iyo miti atari myiza ku mubyeyi wonsa. Niko kuyitera umugongo, afata umwanzuro wo kuyoboka siporo. Yarazikoze, azikorana umuhate uhambaye, wa mugongo uza kugenda nka nyomberi, ndetse no wa mubyibuho urashira, asubira kuri tayi. Mu buzima bwe bwite, mu bigendanye n'ibyo kurya, Sandrine ngakunda cyane umuceri. Umuceri ngo iyo ubuze aravuga ati nta kintu dufite muri iyi nzu. Ifiriti yo ngo ntayikunda cyane, ahubwo ngo ibijyanye n'imboga ngo nabyo biri mu byo akunda. Ubwo ni ukuvuga imiteja, karoti, ibintu nk'ibyo. Mu bindi wamumenyaho nyuma y'akazi k'itangazamakuru, mu mwaka wa 2021 Sandrine Sheja yahawe inshingano mu nama y'igihugu y'abahanzi. Icyo gihe Sandrine Sheja wari usanzwe ari umunyamakuru w'imyidagaduro kuri Kiss FM, yagizwe umuyobozi nshingwabikorwa executive director w'inama y'igihugu y'abahanzi. Mbere y'uko nsoza rero, ndagira ngo mva aka kantu. Ubu Sandrine Sheja Butera ni umuyobozi mukuru wungirije w'ikigo cy'igihugu cy'itangazamakuru RBA. Ni inshingano yahawe ku 23 z'ukwa 8 2024. Reka tumwifurize imirimo myiza. Wakoze cyane kureba iyi video kugera ku musozo. Ni iki kigutangaje utaruzi kuri Sandrine Sheja Butera? Ngaho twandikire muri comment. Dore uburyo bworoshye bwo gutera inkunga iki kiganiro. Reba aho munsi ahanditse share, maze ugisangiza abagukurikirana ku zindi mbuga. Nge wumva nitwa Aniki. Urakoze cyane.